Dore amasengesho 3 ashobora guhindura ubuzima bwawe. Nuyasenga buri munsi uzabona impinduka zikomeye. Isengesho rya mbere, isengesho ryo gusaba kuyoborwa n'Imana. Mwami Imana, sinshaka kugenda njyenyine muri uru rugendo. Yobora inzira nziza, nyereke ibyo ukunda. Pa ubushishozi bwo kumenya icyiza n'ikibi. Icyo ushaka aba ari cyo gikorwa. Mu izina rya Yesu, amen. Imigani igice cya 3 kuva ku murongo wa 5 kujya ku 6 haravuga: niyiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Isengesho rya kabiri, isengesho ryo gusaba imbaraga. Data wa twese, ndagusabye imbaraga. Iyo ngize intege nke, unsubizamo imbaraga, kuko ndi mu maboko yawe. Imbaraga zo gutsinda ubwoba ndetse n'ibishuko byiza. Umutima ushikamye, ndinde guhungabana mu bihe bikomeye. Mu izina rya Yesu, amen. Yesaya igice cya 41 umurongo wa 10 haravuga: ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya mukomeza, ni kuko nzajya mutabara, kandi nzajya kuramiza ukuboko kw'iburyo ariko ukiranuka kwanjye. Isengesho rya gatatu, isengesho ryo gusaba impinduka. Mwami, nizeye ko Imana y'ibitangaza. Ndagusabye kunyobora, kumpindurira ubuzima ndetse no gufungura amarembo abantu batashobora gufungura. Ndakwizeye Yesu, kuko imigambi yawe ari myiza. Nyemerera kandi umfashe kwihangana no kwizera ibyo teganyiriza ubuzima bwanjye, amen. Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11 haravuga: erega sibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ko Uwiteka avuga. Isengesho rigira imbaraga iyo risengewe mu mutima wihanye kandi wizeye. Niba ifite bigufashije, andika muri comment ijambo amen kandi wisangize n'abandi bumva yagira umumaro. Imana iguhe umugisha. Dore amasengesho 3 ashobora guhindura ubuzima bwawe. Nuyasenga buri munsi uzabona impinduka zikomeye. Isengesho rya mbere, isengesho ryo gusaba kuyoborwa n'Imana. Mwami Imana, sinshaka kugenda njyenyine muri uru rugendo. Yobora inzira nziza, nyereke ibyo ukunda. Pa ubushishozi bwo kumenya icyiza n'ikibi. Icyo ushaka aba ari cyo gikorwa. Mu izina rya Yesu, amen. Imigani igice cya 3 kuva ku murongo wa 5 kujya ku 6 haravuga: niyiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Isengesho rya kabiri, isengesho ryo gusaba imbaraga. Data wa twese, ndagusabye imbaraga. Iyo ngize intege nke, unsubizamo imbaraga, kuko ndi mu maboko yawe. Imbaraga zo gutsinda ubwoba ndetse n'ibishuko byiza. Umutima ushikamye, ndinde guhungabana mu bihe bikomeye. Mu izina rya Yesu, amen. Yesaya igice cya 41 umurongo wa 10 haravuga: ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya mukomeza, ni kuko nzajya mutabara, kandi nzajya kuramiza ukuboko kw'iburyo ariko ukiranuka kwanjye. Isengesho rya gatatu, isengesho ryo gusaba impinduka. Mwami, nizeye ko Imana y'ibitangaza. Ndagusabye kunyobora, kumpindurira ubuzima ndetse no gufungura amarembo abantu batashobora gufungura. Ndakwizeye Yesu, kuko imigambi yawe ari myiza. Nyemerera kandi umfashe kwihangana no kwizera ibyo teganyiriza ubuzima bwanjye, amen. Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11 haravuga: erega sibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbare